wavugiye wavuye kuri phone ndakumva Shamari ndakwemera ndagukunda ku buryo mba numva nta n'ibindi bintu mba ndi gutekereza n'akazi karapfa kubera wowe maze shagira ubeshye nukura akazi karapfa ikintu kiba kiri kunsetsa iyo numvise ijwi ryawe buri ibintu byinshi bihinduka mu mubiri wanjye kandi mvugishe mushiki wanjye ubwo turaza gusubira kora akazi utamera nkanjye gapfa kubera kukuvugisha sawa ndagukunda mani sawa ndagukunda mani sawa sangwa nubonesha umutwe gusa n'umushakira urimo kubeshya mukobwa ndatwitwe akazi karapfa mani reba Princess akazi ngo ni umukobwa wowe nzi siko gapfa se kare uriya mukobwa ndamukunda mani uriya mwana niko bamwise mukobwa Jana rero ngomba gukora cyane kugira ngo uriya mwana nzamwegure iwabo umva ibyo ukosha byose n'ibyo ukobwa ntabwo mbyitayeho waba uzi mushiki wawe ibintu asigaye yitwara uburyo yitwara muri iyi minsi usigaye yitwara gute noneho uriya mwana asigaye mbona atanavukana ubanza tuzajya gukoresha DNA uzi imyitwarire afite uzi ubushinzi afite ubona icyo turi kuvuga Ketiya sanga nawe ujya ugira brage nyinshi ugakabya uzaze Manase yaje hano ejo ndamusanga ariko yarumiwe muri salo ngo haguruka ngo uhobereshe ari wawe wagira ngo arandusha imyaka Manase ubushize nari hano ariko we yanangiye kumva ukuntu biri kugenda biza bijya he ubushize nari hano Manase yari hano nise ko yaraje yidumbukije ko Manase yari afite byinshi byo kumbarira ku isi Manase yarasaze Bimeze bite? Sawa. Bimeze fresh. Shanari umwana ka. Itoda se kimeze. Shana naona nawe. Kubona birimo kugenda. Nta kintu bitwaye pe. Kubona n'ikirere kimeze neza kabisa ku bantu. Bari gusohokera iryoshye bimeze neza kabisa. Noneho naraye mu kazi. Iri joro harimo ikintu bita akazi. Ejo wowe watashye ubona bimeze bite? Ngiye kubishyira mu usibye kuba muzongera agashara wese icyo twakoze akazi kagezeho numva numva ibimene ibito ndikumva namarika gutya akaboko numva kugaruka byanditse restaurant noneho ushaka bisigaye bikaze pe ako bro yabonetse abakiriya benshi bro ejo akazi nagakoze noneho nagiye kuzuza ibintu by'ibiraporo nyine njya gukora closing niho naboneye ko twakoze narebye uburyo mwacuruje mu gitondo kuko nyine nagiye gukora closing yose n'iya shift y'umugoroba nyine njya guclosinga tu nenda akazi kari kugenda mara ngomba kuzashaka urebye kazi ibyo twagakoze umukira ke tukareba ukuntu umukira ibyo twagateguye abakiriya bagiye bishimye ahubwo se hari umuntu wigeze kuza mu minsi yashize kwaga ukuntu akumbazaho cyane yari umukiriya ze ushobora kuba ari umukiriya nanone narumvisha asanzwe nyine aza nibwo bwa mbere nari mubonye wambaza cyane ambwira ko ari ahantu yasanzwe aza hano natari nahagera ambwira ati ngo ashaka kukubona namubwiye icyo gihe wari wagemeye za gahunda ambwira ko azagaruka sinzi impamvu itigeze wenda ashobora kuba yaraguhamagaye simbizi sinzi rero umva Manase yarasaze yasaze gute se ese uriya muhungu ubundi aba muzima yaraje arumva nyine umva twaraganiriye ibintu byinshi njyewe namubwije ukuri kandi nawe reka mukubwize ntabwo nakundana na Manase sangwa nanjye utangiye kuvuga ibintu by'ubugoryi nk'ibyo ngibyo twubahane nta bugoryi buvugiye ahangaha ariko se bitabuta ubugoryi gute ese niba mubwije ukuri njye ntabwo nakundana n'uriya muhungu kanze nkubwire azana n'udutise n'udushati ubundi uriya ni umudive ni ubwoko ki uriya ni dini icyambere manza unyumve icyambere uriya muhungu afite amafaranga nashaka icya kabiri ntacyo atwaye
Manase ni mubi. Njye ntabwo ndeba iby'ubwiza urumva. Manase ntabwo tuzakundana ntanabimubwiye. Abaravuze ngo njye ngo ntabwo mbyitayeho. Nese azajya kumfungisha azamfungira iwe se. Reka nkubwire Sangwa. Nuko ukiri umwe. Ariko nimumara kuba babiri muri kumuhatanira uzabyemera. Kandi ibintu ndi gukubwira ni ibintu nzi neza. Uri guseka? Njye matanira Manase nande? Ungiye ngupe telefone kugira ngo unsekere kandi njye matanira njyewe Sangwa njye muri competition hejuru ya Manase. Ariko rwose biranye ibintu koko. Umva nkubwiza ukuri urumva. Manase niwe yabare muhungu usigaye hano mu gihugu. Ndakuraye ntabwo namuhatanira. Muhatanira njyewe. Nta makuru ufite. None se Shando ngo sister ntari kumwibuka ariko hari haza aba sister benshi. Tuba dufite abakiriya batandukanye ntabwo ushobora kumbwira ngo hari umuntu waje nshaka teni ngo mitemenya ninde. Nyine birumvikana ntabwo nyine tugomba hari kugomba nyine kumenya ko numvise nyine kubaza cyane. Nta kibazo nanjye bazanshaka ntabwo ari ngombwa njye kumuhiga. Ese njye kumuhiga ntamuzi we. Njye yaje ari kumbwira ngo agarakuzi neza. Akubwira ngo muri izo ashobora kuba nzi ashobora njye kuba nzi ariko njye umuntu wese winjiye hariya ntabwo ari ngombwa ngo musigarane mu mutwe. Gusa nyine haba hari abakiriya b'imena umuntu atagomba kwibagirwa aba agomba kuba azi n'ingenzi cyane. Ahubwo tuvuze ku by'abakiriya ndibuka. Birakaze. Birakaze kari akazi dukora sinzi niba ujya ubona situation zikarimo. Kaba gakomeye. Nibyo manager bisi akazi k'ejo kari gafite imbaraga gafite kugakorana wigesere kuko bari abakiriya bari baje ni abantu bakomeye cyane aramenye kumva ngo arimo n'abayobozi. Ahubwo ejo nshaka ko ejo ndumva njyewe ntazaba mpari kubera ko mfite gahunda hari ibintu nzajya nshaka rero muzigore we n'abari aba sister mukore umunsi wose. Ubwo nyine tuzareba uburyo tubyaranje tubikore neza mu gihe nzaba nagarutse. Gusa nyine ni ibintu nyine bidasanzwe n'umunsi w'ejo gusa na nijoro wenda nshobora kuza ngakora. Nimugoroba nkaza ngakora ariko mu gitondo wambi. hari ikintu mba numva neza urukumva. Niba uko biri kose niba uri kwanga Manase ubwo hari ufite muri bo muganira ibyo bintu by'urukundo. Yaba hari yaba adahari adonke ntabwo ushaka Manase mu buzima. Ushaka nde? Uwo nshaka azaboneka mutegereze muzamubona. Ariko sinshaka Manase. Kandi yaza afite amafaranga yaza atayafite ibyo n'ubuzima bwanjye ngomba kuzigira. Ahubwo rero uri kwishukira. Ntabwo mwabona umuryango w'iwacu twakwakira umusore udafite amafaranga. Ko uwo nguwo yabashe kurya ayasanze mwabona umuryango. Noneho zambwira niba wowe uvuka waravukanye amafaranga. Wowe uva mu nda waje ufashe amafaranga asaje ufite amadolari. Ikintu ugomba kumenya cyo ni kimwe. Ni iki? Ntabwo mu muryango wacu hazamo abakene. Ariko wowe wavukanye amafaranga. Kumba numva wigize uwa danje mu muryango wacu amafaranga arayavukanye. Sangwa sigaye bisanzura ugakabya. Nge mubwiye ngo iki? Icyo wambwira cyose ngenzi uwo nzakunda nzamwitiramo ntabwo nzamuhitirwamo n'amafaranga cyangwa ubwiza. Uwo umutima wanjye uzakunda ni uwo nguwo. Sangwa uzatuma mvuga n'ibintu ntaravuga. Nge ndakubwiye ngo mu muryango wacu nta bakene bazigira bazamo Sangwa utanyibutse ibintu bya papa. Urukumva papa wacu ubu ngubu niba yaragiye kwangara imitungo yose akayidusigira. Ubu ngubu tukaba tutazi niyabaririzwa. None ahuriye ntabwo n'urukundo nawe wajya kuzana inyatsi mu muryango ngo mbyemere. Ese hari icyo nzibuke ko ari njye muhungu muri uno muryango. Ubundi hari icyo azagusaba. Ndavuze ngo umva nkubwire bro ndakuba urabizi ariko nitaye ku byo ari byo byose wumva iki kintu kandi ukiteho. Nzakunda umuntu umutima wanjye wishimiye. Sinzagendera ku mitungo afite cyangwa ubwiza afite cyangwa ikindi kintu whatever. Reka nanjye uno munsi mereho nkubwira ngo icyubahiro cyawe sinyishaka ahubwo wubaha umuryango. Nta batindi nshaka.
urabura kwita kuri Kate usiga uzamukana akanshyira mu birere ukajya kwita kuri njye Kate yamureke igiti kigororwa kikiri gito ura kumugorora n'ibintu bito ariko namara kubona wowe urugendo uri kugendamo we azakundana gute n'abahungu bafututse inama yo gukundana n'amafaranga azakundane n'umutima muhitiyemo sangwa iyo si isi ya none ugomba gukunda umuntu ugendeye ku byo afite ntabwo ugomba gukunda umuntu ngo umutima wose ufite umutima mwiza kurusha abandi bakobwa bose bari ku ino si. Ese nkubaze umbaza iki? Reka nkubaze ikibazo kimwe. Ibitekerezo byawe by'amafuti ntabwo umuntu uvuga amafaranga niyo ari Manase niba ari igiki ejo amushiranye amaze kumumereza byagenda gute? Ariko byibuze arabe maze kwakira yahese kandi azaba yashize. Ubona ngiye musaza wawe n'amafaranga nyine ukundanye na Manase ukagira amafaranga utwara nanjye nkagiraho n'umwara ntabwo byakugwa amahoro. Ubundi njye nibaza ukundanye na Manase urumva nta nyungu byakugiraho kandi nanjye bikayingiraho bikanayishishemo umuryango wacu. Njye nanjye ndi kukubwira ibintu ukirebeshwa ibintu nk'ibyo ngibyo by'ubucucu. Ikintu ugomba kumenya icyo ni kimwe, nudakundana na Manase na kandi gahungu cyangwa se na yindi nzererezi uzugera uzanamwa n'umuryango ngo nyemere. Sinzi niba ibyo bintu uri kubyumva. Ntago nzigera nemera yaba kandi gahungu k'amafuti cyangwa izindi nzererezi muri runo rugo. Ese kubita inzererezi utanabamenye? Sawa. Nta nzererezi y'umuhungu ibaho. Nizere ko n'Imana bitabagoye. Senari Imana aho utari ndahakubera. Yes. Niyo mpamvu mba nakora neza ngira burya ufite akazi bakwizera ngomba gukora rushizeho n'ubuti. Icyo cyo ni yawe. Yanjye rero hari utuntu nari ngiyemo. Nyine nari nyuze hano kugira ngo wenda tubivugeho ndanarebe nyine ukuntu ejo kazi kakugendeye. Ibyo kamvura. Ariko nyine yengeye mu rugo gato wenda hari umuntu twari dufitanye gahunda ariko wenda nzakomerezaho n'ejo ntabwo nzaba mpari ariko nimugoroba aho nzaba naje. Ntabwo idasanzwe rero njye reka ncomoke gusa nyine mani urebe n'uburyo wakingenza n'umaze gusaza. Azugize akazi kawe kadukundiye barajya. Akazi ntabwo idasanzwe mu kazi. Akazi ntabwo ari ngombwa twicisha akazi reka. Turubwira turebe bari ikintu twabona. Shanje kanikomereze nyine ngo wenda turaza gusubira. Uko nta kibazo. Wewe gerayo ubwo ibindi ndata nanjye ngiye gukora dushe njya gukurikirana gahunda komeza imizi. Sawa. Muherekeze se? Wapi. Sawa ubwo nyine reka nanjye njye mu nzu nitunganye. Ari bro. Sawa. Kandi ndavuze ukajya utuma umuntu nsubiramo ibintu bimwe kandi bigufitiye agaciro. Uzi n'ikindi bro, arabona ari ingiziganiro ko ndumva ibiganiro urimo kumbwira uretse Imana yonyine izi kumvisha umuntu ko ari umuvandimwe n'umwe nakabaye nagusize no muri inzu nanjye igihe cyose ushiraho pressure y'abagabo nzihitiramo umugabo nshaka. Ibintu ndi gukubwira ntuzatinda kubireka. Sigara ubyivugana.